Ndabasuje mwese mukunda Inzoovu TV kandi mbifuriza kumererwa neza. Muri kumwe nanjye Ineza Thierry nk'ibisanzwe. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ndetse tugaruka ku baherwe 10 bakize kurusha abandi hano mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2021. Twihuse cyane kadore ku mwanya wa 10 aho tuhasanga Sina Gerard. Uyu numugabo afite izina rimaze kumenyekana hano mu Rwanda mu bikorwa bitandukanye afite agenda akora umunsi ku wundi. Muri ibyo bikorwa ikizwi cyane akaba ari entreprise Urwibutso, ikigo yatangije mu myaka myinshi ishize gikora ibintu bitandukanye birimo imitobe yo kunywa, urusenda, inzoga zirimo urwagwa rukozwe mu buryo bugezweho ndetse n'inzagwa za kizungu, izi benshi bakunze kwita divayi. Ni umuhinzi wabigize umwuga ndetse akaba n'umworozi wabigize umwuga. Ibintu akora mu buryo bwa kinyamwuga byamwinjirisha amafaranga menshi cyane. Uyu mugabo akaba barirwa akayabo k'amafaranga agera kuri miliyoni 34 z'amadolari. Ku mwanya wa 9 turasanga Twahirwa Dodo. Uyu ni umugabo ufite ibikorwa byinshi cyane kandi byigaragaza yaba hano mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya no hino mu gihugu. Icyambere muri ibyo bikorwa akaba ari impuza makoperative y'abatwara abantu hifashishijwe imodoka izwi nka RFTC. Afitemo imigabane myinshi ndetse n'ikigo cya Ritco nacyo gitwara abagenzi hirya no hino mu gihugu mu bice bitandukanye ndetse kikagera no kure cyane, hahandi imodoka zisanzwe nto zidashobora kugera, kuko iki kigo gifite imodoka nini cyane kandi zibasha kwihuta zikagera kure. Hari n'ikindi kigo kinini cyane bafite cyitwa Jari Holdings kinabumbatiye biriya byose twavuze birimo za RFTC ndetse n'ibindi. Harimo na gare zitandukanye aho imodoka ziparika mu turere dutandukanye hano mu Rwanda, byose bibumbiye muri Jari Holdings. Iki kigo cya Jari Holdings kikaba kinafite ibindi bigo bigishamikiyeho birimo iby'ubwubatsi ndetse n'ibigo by'imari n'imigabane. Ibi bigo byose Dodo Twahirwa akaba bifitemo imigabane myinshi ibarirwa mu kayabo ka miliyoni 45 z'amadolari. Ku mwanya wa 8 turahasanga Rusirare Jacques. Uyu ni umugabo utuye mu mujyi wa Kigali ukomoka mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni umugabo amaze igihe kinini mu bucuruzi hano mu Rwanda ndetse ashora imari mu bintu bitandukanye, anazwi cyane kandi mu bikorwa by'ubugiraneza. Imari ye rero mbere na mbere yishoye mu kigo cya Ameki, ikigo gikora ibintu bijyanye n'intebe, ibitanda, ibikoresho mbega byo mu nzu bikoze mu mbaho n'ibindi. Ibi ngibi nibyo yatangiye akora. Nyuma iki kigo cya Ameki cyaje kwaguka kibyara Ameki Color, yanamenyekanye cyane ndetse rero benshi bamumenyeho muri iyi myaka. Uru akaba ari uruganda rukora amarangi atandukanye ndetse umuntu atashidikanya kuvuga ko ari rwo rwa mbere ruri hano mu Rwanda rw'umunyarwanda. Rusirare akaba afite rero akayabo kabarirwa miliyoni 60 z'amadolari. Umuntu ntiyakibagirwa no kuvuga ko kandi afite imigabane myinshi muri banke imwe mu zikomeye hano mu Rwanda ya Koje Bank. Ku mwanya wa 7 turasanga umuryango wa nyakwigendera Bertin Makuza. Uyu ni umuryango ufite ibigo bikomeye hano mu Rwanda, tukaba twavuga ikizwi cyane ndetse kizwi kuri nyakwigendera Makuza Bertin, Rwanda Form. Akaba ari uruganda rukora matera nziza zanakunzwe hano mu Rwanda kuva mu myaka myinshi ishize. Benshi ribyo bagiye bamumenyaho ndetse byanazamuye izina rye bigatuma n'amafaranga cyangwa se umutungo we urushaho kuzamuka. Iyi famille kandi ifite imigabane myinshi cyane muri banke y'ubucuruzi hano mu Rwanda ya Koje Bank, ndetse bakagira n'inyubako nini cyane mu mujyi wa Kigali izwi nka Makuza Peace Plaza. Ari nayo nyubako nini kandi ngari cyane iri mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu Rwanda, ifite agaciro ka miliyoni 40 z'idolari niko yuzuye ihagaze. Kuri ubu ngubu umutungo mugari w'uyu muryango ukaba ubarirwamo miliyoni 75 z'amadolari y'abanyamerika. Ku mwanya wa 6 turasanga Mugisha Joseph. Uyu ni umugabo ufite ikigo kizwi nka Fair Construction gikora ibikorwa by'ubwubatsi bw'amazu atandukanye, imihanda, ibigo by'amashanyarazi ndetse n'iby'amazi, ingomero zitandukanye hirya no hino mu gihugu. Iki kigo kikaba kimaze gushinga ibirindiro mu Rwanda kuko amazu menshi akomeye azwi kandi abugaragara muri uyu mujyi wa Kigali bagiye bayashyiraho ukuboko kwabo. Ingomero zitandukanye kandi zikomeye muri iki gihugu bazashyizeho ukuboko kwabo, ndetse n'imihanda minini kandi migari bayishyizeho ukuboko kwabo. Ibi byose bikaba byaratumye ikigo cyabo cyaguka ndetse kiba kinini cyane, cyagura n'amarembo kirenga u Rwanda. Umutungo wa Mugisha Joseph biturutse muri Fair Construction ukaba miliyoni 150 z'idolari. Ku mwanya wa 5 turasanga umugabo Hatari Sekoko. Uyu mugabo benshi bamumenye ku nzu ndende cyane iri mu mujyi wa Kigali yamenyekanye nka KCT cyangwa se Kigali City Tower. Ni tower nini cyane kuko nkuko igaragara mu mujyi wa Kigali, ikaba bigaragara ko ari ko gasongero k'umujyi. Uyu mugabo kandi yashoye imari ye mu nyubako zamenyekanye cyane mu mujyi wa Kigali zizwi nka Downtown, ahantu hari
na gare cyangwa se aho bisi zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali zihagarara, akaba ari naho abagenzi zibakura ziberekeza mu bice bitandukanye. Iyi nyubako akaba yifitemo nayo imigabane myinshi. Afite kandi imigabane muri hoteli y'inyenyeri 5 izwi mu mujyi wa Kigali ndetse iri mu za mbere izwi nka Kigali Marriott Hotel. Iyi hoteli akaba yarayishyizemo imigabane myinshi cyane mu rwego rwo kurushaho kwagura imari ye. Yashyize cyane mu bintu bijyanye n'imyubakire ndetse n'uburyo bwo kwakira abantu, no kuvuga ngo kubaka amazu, amahoteli ndetse n'ibindi bitandukanye. Hatari sekoko umutungo we ukaba ubarirwa muri miliyoni 235 z'idolari. Ku mwanya wa kane turasanga Gatera Egide. Uyu ni umugabo wagiye ashora imari mu bikorwa bitandukanye kandi bikagenda bimwinjiriza amafaranga mu buryo bufatika. Bimwe mu byashoyemo amafaranga harimo Societe Petrolière y'u Rwanda, akaba ari ikigo kizwi cyane nk'icyambere hano mu Rwanda gicuruza ibikomoka kuri petrole ndetse kinafite ibigega bibitse ibikomoka kuri petrole byinshi hano mu Rwanda. Afite kandi na Societe Petrolière Aviation nayo ibika ibitwara indege. Yanashoye imari kandi muri Rwanda Mountain Tea, aho ari we ufite inganda nyinshi cyane hano mu gihugu zitunganya ikawa ndetse n'imirima myinshi ihinzemo ikawa, ibintu bimwinjiriza akayabo ndetse n'amadovize bitewe n'ikawa y'u Rwanda uburyo igenda ikundwa hanze y'u Rwanda. Uretse Societe Petrolière ndetse na Rwanda Mountain Tea, afite na Prime Insurance, ikigo cy'ubwishingizi gikorera hano mu Rwanda nacyo kimaze kumenyekana muri ibi bikorwa bijyanye n'ubwishingizi. Umutungo wa Gatera Egide biturutse mu bikorwa byose yagiye ashoramo imari bikaba bibarirwa muri miliyoni 260 z'idolari. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Rujugiro Tribert Ayabatwa. Uyu akaba ari umugabo nawe izina rye ryamenyekanye cyane. Uyu nawe akaba ari umugabo izina rye ryamenyekanye cyane hano mu Rwanda biturutse mu bikorwa bye bitandukanye iby'ubucuruzi, byatumye izina rye ritumbagira ndetse rikamenyekana mu Rwanda n'abantu benshi bakagenda barigarukaho, aho yagiye yitwa kenshi umukire ukomeye cyane hano mu Rwanda. Tribert Rujugiro akaba afite ibikorwa bitandukanye yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze. Hano mu Rwanda umuntu yavuga nk'inzu nini cyane mu mujyi wa Kigali yamenyekanye nka Union Trade Center yuzuje mu myaka yashize, ndetse n'indi nyubako ye nini cyane yaratuyemo iri ahazwi nk'Igikondo. Ikintu cyazamuye rero uyu mugabo akaba ubucuruzi bw'itabi, afite uruganda rukomeye cyane ruzwi nka Pan African Tobacco rukora amoko atandukanye y'itabi ndetse akunzwe cyane ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze y'umugabane wa Afurika. Ibintu byatumye ubucuruzi bw'iri tabi rituruka muri uruganda rwe bizamura umutungo we cyane kugeza ubwo ubu ngubu ubarirwa muri miliyoni 350 z'idolari. Ku mwanya wa kabiri mu bafite amafaranga menshi hano mu Rwanda turasanga Paul Kagame. Akaba afite imigabane muri banki ya Kigali yaguze mu mwaka wa 2011 ubwo iyi banki ya Kigali yashyiraga ku isoko ry'imari n'imigabane nyine imigabane yayo. Afite kandi imigabane mu kigo gikomeye cyane cya Crystal Ventures. Iki kigo kiba gifite inganda zikibarizwamo zitandukanye harimo nk'uruganda rwa Inyange Industries, EAG cyangwa se East African Granite Industries, NPD Cotraco, Rio Contractors zikora ibintu bijyanye n'ubwubatsi, Ruribakley zikora ibikoresho by'ubwubatsi byiganjemo cyane amatafari, Isco Security, Stonecraft, Nexus ifite indege zitandukanye zikodeshwa zo mu bwoko bwa private jet mu ndimi z'amahanga, ndetse na Baboni Coffee, ikigo gicuruza ikawa nyinshi yoherezwa mu mahanga iturutse hano mu Rwanda. Nk'uko bigaragara ku rubuga rwa Forbes, Paul Kagame umutungo we ukaba ubarirwa muri miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Twihuse cyane katwerekeze ku mwanya wa mbere, aho benshi bafite amatsiko yo kumenya umunyarwanda ufite amafaranga menshi ninde, akora iki, yayakuye he. Ku mwanya wa mbere nta wundi turasanga umuryango wa nyakwigendera Rwayitare Miko Alexis. Uyu ni umunyarwanda wavukiye mu Rwanda ariko wakunze kuba cyane mu mahanga, aho yize mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo akahakorera ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ndetse agatura no mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Rwayitare Miko rero akabazwi nk'umubyeyi wa telefone zigendanwa hano ku mugabane wa Afurika binyuze mu kigo yatangije muri 87 kizwi nka Telecel. Uyu mugabo iki kigo cyatumye umutungo uzamuka cyane ndetse aba umugwiza tunga cyangwa se umunyemari ukomeye cyane. Ibi byatumye aba n'umunyafrika wa mbere wabashije kwigondera uruganda rukora umuvinyo cyangwa se rukora divayi mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ubundi ibi bikaba byarahoze ari ibintu by'abazungu gusa, muzi n'amateka yabaye muri kiriya gihugu kijyanye na apartheid. Abanyafrika basangaga nta mafaranga bagira ahubwo ari ibintu bahariye abazungu, abanyafrika babayeho nabi. Uyu mugabo rero Miko Alexis Rwayitare niwe wabashije kuza ku mwanya wa mbere, wabashije kwegukana ndetse no kugura uruganda
rukora divayi abikuye muri sosiyete ya Tarcel yaratangije ikora telefone zigendanwa igakora iryo tumanaho. Ibiro byatumye umutungo we uzamuka cyane ndetse aba umunyemari kugeza ubwo umuryango kuri ngubu ubarirwa akayabo k'amafaranga agera kuri miliyari 3 z'amadolari y'Amerika. Ndabashimye mwese mwana natwe kandi mugakurikira ibiganiro bitandukanye ku Inzoovu TV. Mwari kumwe nanjye Ineza Thierry, nkomeza kubwira kandi gukora subscribe kugira ngo dukomezanye mukurikira ibyo tugenda tubategurira bitandukanye.